Nibashona baziko nayagaye batuwoyere saze no wikanombe yo German Hanover. Bruce Melodie is coming for you. Itariki enye z'ukwa gatandatu ntubure kuri tike yawe ubundi tuhatwika. Hey guys, my people, my brother, gusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye Iyazakuba Brice, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza iby'agaciro kandi komeza udukurikirane. I promise ko nazahwema kubagezaho amakuru azabagezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Amerika amakuru yacu tuyatangire ku mugabane w'Uburayi ni mu mujyi wa Lille mu gihugu cy'Ubufaransa. Arereye umusore w'umunyarwanda amazina ye yitwa Iyazakuba Brice, yavutse mu mwaka w'1992. Bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Iyazakuba Brice yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Kuri uyu munsi ari gukora icyo bita European Tour cyangwa se icyo ushobora kwita kuri yo nka Media Tour. Hari ku mugabane w'Uburayi ari kugenda azenguruka imijyi itandukanye. Yari ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bigiye bikomakomeye byariya muri Europe, dore ko yatangiriye mu gihugu cya Norvège akaza kwerekeza muri Suède akerekeza mu gihugu cy'Ububiligi. Kuri uyu munsi ari mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Lille, aho ku munsi wa gatandatu tariki 28 z'ukwa gatanu mwaka 2022 Iyazakuba Brice cyangwa se Bruce Melodie azaba aherereye hari mu mujyi wa Lille ari gutaramira Abafaransa. Rwobona ko Abanyarwanda batuye mu mujyi wa Lille mu gihugu cy'Ubufaransa biteguye umusore w'umunyarwanda. Harabura iminsi igera kuri 5 yonyine gusa kugira ubundi ngo Iyazakuba Brice atange performance ya spectacle iri ku rwego rwo hejuru. Amerika amakuru yacu tuyakomereze n'ubundi mu gihugu cy'Ubudage. Hari abiswe Ntacyo ni bamwe mu bateguye igitaramo kirimo aba DJs bagiye batandukanye, ariko n'ubundi baza gutumira Iyazakuba Brice. N'ubundi bisobanuye ko tariki 28 Bruce Melodie azava mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Lille amaze gukora performance, ahiterekeza muri Germany mu gihugu cy'Ubudage azakorera igitaramo. N'ubundi kimwe mu bitaramo byateguwe na Ntacyo kizaba kirimo aba DJ bagiye batandukanye, ariko umuhanzi w'umunsi cyangwa se mu gikorwa nyamunsi n'ubundi bizaba ari abakunzi ba Bruce Melodie bazaza kwenjoyinga indirimbo ze zigiye zitandukanye nka Katerina, Bado, Ikinyafu, utirengagije indirimbo yitwa Nyoro ari gukora ibitendo kuri uyu munsi yaba mu Rwanda ndetse no muri Afurika muri rusange, utirengagije mu gihugu cya Uganda. Umunsi kundi indirimbo igenda izamuka ku rwego ruri hejuru. Nyora indirimbo imaze igihe kingana n'ibyumweru 3, ariko kuri uyu munsi imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni n'ibihumbi 115 ku rubuga rwa YouTube. Ni mu gihe ku mbuga nka Spotify ari imwe mu ndirimbo ziyoboye izindi za hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi bikorwa Bruce Melodie ari kugenda akora umunsi ku wundi, ubona ko bigenda bimubera successful kuko ugenda ubona ko ibyo yifuza biri kugenda biba nkuko abyifuza. Niba Bruce Melodie yerekeje umugane Burayi ajya gukora izi Media Tour akurikiranwa n'abantu bagera ku bihumbi 706 ku rubuga rwa Instagram. Kuri uyu munsi Bruce Melodie akaba amaze kuzuza ibihumbi bigera kuri 760. Bisobanuye ko inzozi ze ziri kugenda zibimamo umunsi ku wundi. Bisobanuye ngo Bruce Melodie yerekeje ku mugane w'Uburayi. Ku rubuga rwa YouTube yari afite total views zigera kuri miliyoni 38. Uyu munsi Bruce Melodie afite total views zigera kuri miliyoni 41 n'ibihumbi 300. Bivuze ngo si views gusa ziyongereye, nubwo subscribers zire kuri YouTube channel ya Bruce Melodie zitagaragara, ariko ikigaragara nuko zishobora kuba cyangwa se ikintu nahamya nuko subscribers za Bruce Melodie zishobora kuba zariyongereyeho ibihumbi bigera kuri 200. Icyo kikaba ari ikintu naguhamiriza neza 100%. Bruce Melodie umwe mu bahanzi bahagaze neza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Igiye kubara abahanzi batuye hano mu gihugu cy'u Rwanda bakora ibikorwa bigaragaza umuhanzi w'umunyamwuga, navuga ko wafata umuhanzi nka Bruce Melodie mu myaka yashize washoboraga gushyiramo na Christopher mu gihe itsinda nka Urban Boys ryari tarasenyuka, washoboraga gufata Urban Boys, ariko nanone ntiwakirengagiza umuhanzi nka Riderman, nawe n'umwe mu baraperi bakora neza cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko abahanzi nyarwanda bakera mu bahanzi bamaze imyaka igera kuri 10, imyaka 10 yatambutse, ubona ko Bruce Melodie ari we muhanzi ukora cyane, kuko iyo ugiye kureba umuhanzi nka King James ubona ko ibikorwa byiwe mu muziki ntago abari ibintu yitayeho cyane ugereranyije nuko Bruce Melodie yita ku muziki we. Ariko wajya kureba nanone ugasanga abantu bari kuryoshya umuziki nyarwanda na underground cyangwa se abahanzi bakizamuka.
kuri uyu munsi iyo ugiye kuri spotlight y'abahanzi nyarwanda bari gukora ibitaramo kuri uyu munsi, buri munsi wajya mu gitaramo hakaba haje umuhanzi nka Timayo ukareba ninde muhanzi w'umunyarwanda wa performance ku gitaramo Timayo yaririmbyeho, wajya ku gitaramo muri Miss Rwanda ukareba ninde waririmbye kuri icyo gitaramo, hari abahanzi udasangamo. Muri abo bahanzi ntabwo wasangamo King James, ni wasangamo Riderman, ni wasangamo Bravan, ni wasangamo Christopher. Abo ni abahanzi navuga ko urwego rwabo rwo gukora umuziki rwasubiye inyuma. Ariko kuri uyu munsi dufite umuhanzi nka Ken Soul, dufite umuhanzi nka Juno Kizigenza, dufite umuhanzi nka Ishkevin, dufite umuhanzi nka Bushari, dufite abahanzi bakiri bato bakiri kuzamuka bagaragaza urwego rwiza. Dufite bande nziza nka Symphony Band, the bande nziza nka Symphony Band, dufite umuhanzi mwiza nka Niyo Bosco, dufite abana baririmba gospel ku buryo butangaje batanga icyizere cy'ejo hazaza nka Vestina na Dorcas. Ibi mpamvu mbigarukaho, mu myaka 10 yatambutse twe dufite umuhanzi nka Mico the Best wari uri ku rwego rwo hejuru, umuhanzi wari uri kuri calibre yo gukorana na Diamond Platnumz, baza gukora indirimbo ariko ntibakora amashusho yayo. Mu mwaka 2016-2017 byaje kuba ngombwa ko Mico the Best yaramaze kubona ko Diamond Platnumz mu gihugu cya Tanzania ari umwe mu bahanzi bahagaze neza cyane kandi bitwaye neza, bitandukanye na kwa kundi Mico the Best yari ameze neza ariko akaza kugenda acumbagira mu bikorwa byo gukora umuziki. Arebye ko Diamond Platnumz urwego yari ariho cyagiye noneho rwazamutse rukegera imbere, kuko Diamond Platnumz ari umuhanzi wakomeje gukora cyane. Mico the Best yifuza gukorana amashusho y'indirimbo na Diamond Platnumz, indirimbo bari barakoze kera, ariko Diamond Platnumz aza kubyanga kuko yararebaga akabona ko urwego Mico the Best ariho kuri uyu munsi atari urwego akeneye. Ibyo rero bigatanga icyizere ko abahanzi batoya dufite bari kuzamuka nibagomeza gukora bakagendera ku mujyi umwe nk'uwo Bruce Melodie ariho mu myaka 3 iri imbere. Umuziki w'u Rwanda nta muhanzi wo muri Tanzania uzajya ukanga, nta muhanzi wo muri Uganda uzajya udukanga. Ariko igihe byari kuguma kuri abahanzi nyarwanda bagakora gutya, ugasanga umuhanzi arazamutse atwaye nk'irushanwa nga Primus Guma ahise yishingira uruganda rw'akawunga, umuziki bikabira paritse. Bisobanuye ngo umuziki w'u Rwanda nta gaciro ubuhabwa. Ikigaragara nuko baba barabonye ko umuziki w'u Rwanda nta musaruro wavamo. Kuri uyu munsi Iyazakuba Bruce cyangwa se Bruce Melodie yamaze kwerekana ko mu muziki havamo umusaruro. Bruce Melodie niba ari umuhanzi ushobora kugura imodoka ya miliyoni 200 Barabas Cross Country akayigendamo ku mugaragaro, buri muntu wese akabibona ko imodoka ari ya Bruce Melodie, bitangazamakuru bikandika. Bruce Melodie niba ari umuhanzi w'umunyarwanda ushobora kuva mu gihugu cy'u Rwanda akerekeza muri Tanzania akishyura amafaranga akajya muri hoteli y'inyenyeri 5 akamarana na Harmonize muri hoteli igihe kingana n'icyumweru kimwe 2 bigashira. Bruce Melodie agatumiza umuhanzi nka Eddy Kenzo ufite izina nk'irya Eddy Kenzo akaza mu Rwanda bakamarana igihe kirenga ibyumweru 2. Bruce Melodie yishyura ibintu byose. Icyo ngicyo kiba kigaragaza ko muziki noneho hari ikintu gihari. Babandi bumvaga ko muziki nta kintu cyavamo, bumvaga ko muziki nta mafaranga arimo bakashaka kuwutesha agaciro, bigaca intege n'abahanzi batoya bakizamuka. Ubaga kanya Bruce Melodie yamaze kugaragaza ko bya bintu bishoboka. Les amis, rero nkomeza kukwibutsa ko tariki 28 Bruce Melodie zabere ari hariya mu mujyi w'Irire mu gihugu cy'Ubufaransa. N'ubundi tariki 4 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022 azaba ari muri Hanover mu gihugu cy'Ubudage. Ni mu gihe tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu Iyazakuba Bruce azaba ari Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, bivuze ngo azerekeza mu Budage kuri 11 asubire mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni mu gihe tariki 17 azaba ari muri Suisse mu mujyi wa Geneve. Ubona ko Bruce Melodie akomeje gutanga icyizere ndetse na motivation ku bahanzi bakizamuka. Nakubwira nuko abantu batuyirire ndetse na Hanover ndetse ni Paris ndetse na Geneve bamwe mu bantu baryoshye bagiye kwenjoyinga igitangaza muri iyi minsi. Les amis, ndagushimiye wese mu kudukurikirana n'iby'agaciro kandi komeza udukurikirane. Nyendi Olivier Fernandez, kanda subscribe kuri YouTube channel Bruce Melodie Media kujya tujye dukomeza kubana. See you, we love you guys.